umugabo yagize ibyago, gusa mu kugira ibyago nta bindi byago yagize, dore ko ibyago yaragize byari kuba yapfusha umugore we. Gusa mu kumara gupfusha umugore we nta kundi yari kubigenza, dore ko yari akiri muto cyane, yagombaga kuba yashaka undi mugore maze uwo mugore akaba ari uzabasha kuba yamushajisha. Gusa nubwo uwo mugabo yaragiye kuba yashaka undi mugore yari afite abana, dore ko abo bana be nabo bari bakuru cyane, dore ko umwana we mukuru yari afite imyaka 25 akaba yaritwaga John. Ariko uwo mugabo nubwo yari afite uwo mwana we mukuru witwaga John, yari afite n'undi mukobwa umwe witwaga Alliance, dore ko abo bana babiri ari bo yari afite gusa. Nuko papa John yaje gusanga John ndetse aramuganiriza cyane. Ati John, rero urabona mwana wanjye, mama wabanze kuba yakitaba Imana, kandi rwose urabona ko ntabwo nari nasaza bigezaho nabasha kubaho nta mugore mfite. Nuko John kubyumva ntabwo byigeze bimugora cyane, dore ko yabwiye se ko we ntacyo bimutwaye kuba yazana undi mugore. Ati papa, njye rwose nta kibazo binteye, rwose nta n'ikibazo mbifiteho pe kuba wazana umugore, kandi ndakeka rwose papa uwo mugore wazana nubwo rwose yaba ari mukadata ntabwo yatubangamira pe, kuko ndatekereza tumaze kuba twakura, kandi na Alliance ndatekereza rwose amaze kuba yakura papa. Rero bishatse kuvuga ko nyine biragoranye papa ko nyine uwo mugore yabasha kuba yatubabaza cyangwa se ngo adufate nabi. Hoya rwose John, ntabwo aribyo nanishatse kuvuga, ahubwo nyine icyo nanishatse kuvuga nuko nyine bana banjye mumaze gukura, mumaze kuba abantu bakuru kandi bihagije rwose. Rero mwana wanjye ntabwo nakora ikosa nanjye ryo kuba nazana undi mugore hano, rwose ntarabaza kuba nabagisha inama, kuko murabizi ubwo mama wanyu rwose yamaze kuba yakitaba Imana, ubu nimwe bajyanama bonyine gusa nsigaranye. Yego rwose papa, ndabizi nitwe bajyanama musigaranye, gusa nyine papa ngiye nubwo mbyemeye ndetse ko bitanangoye, ariko sinzi rwose Alliance nimba azabasha kuba yabyumva. Nawe rwose papa wenda ubanza umuganiriza wumve icyo abitekerezaho, ubwo nyine numara kuba wamenya icyo abitekerezaho uraza kuba wabihuza papa. Hoya rwose mwana wanjye ntugire ikibazo, ndabizi neza nawe n'umwana ndetse ni mukuru azabyumva, ntabwo bizabasha kuba byamugora, dore ko mwese mwarangije amashuri yanyu, ushatse kuvuga ngo uriya mugore rwose ntacyo azababangamiraho. Yego rwose papa, ndabizi neza twarangije amashuri kandi nta n'icyo azatubangamiraho, kandi rwose papa nyine urakoze pe, urakoze kuba uje kutugisha inama, kuko byari kuzambabaza cyane kubona uzanye umugore utabanjije kuba watugisha inama ndetse utanaduteguje. Hoya rwose mwana wanjye, ndabizi neza ntabwo nanjye iryo kosa narikora, kuko urabizi neza rwose mama wanyu mbere yuko apfa rwose isezerano yasigiye ndetse n'ibyo yabanze kuba yambwira ni ukugira ngo njye nawe rwose tuzabane neza ndetse na mushiki wawe. Yego rwose papa, tugomba gukipinga rero ndetse tukarinda neza iryo sezerano. Hoya rwose mwana wanjye, niko bikwiye kugenda ndetse tugomba kurinda iryo sezerano, kuko ndabizi neza rwose aho mama wanyu ari ndetse ahari mu gituro aratwishimiye. Yego papa, ndabizi neza mama rwose aratwishimiye, kandi ndabizi ndahamya ndashidikanya ko yagiye mu ijuru. Yego rwose mwana wanjye John, mama wawe nta kabuza rwose yagiye mu ijuru, kuko ndabizi neza ari intungane, yagerageje kuba umubyeyi mwiza rwose pe. Yego papa, kuko mama yagerageje kuba yaba umuntu mwiza kabisa. Gusa papa John nubwo yatekerezaga kuba yazana undi mugore, rwose ntabwo yari kujya kure cyane, dore ko hari undi mugore rwose nawe warapfushije umugabo rwose, kandi uwo mugore niwe yateganyaga kuba yazana. Gusa rwose nubwo uwo mugore we yari yarapfushije umugabo we yari yarapfuye, gusa nta mwana n'umwe bari barabyaranye. Muri make umugabo we yapfuye rwose batarabasha kuba babyarana, bari bakiri mu bugeni. Nuko papa John yese kagera ndetse ajya kureba uwo mugore kugira ngo babashe kuba baganira, dore ko bari basanzwe bateretana ndetse bari bakundana. Icyo papa John atari yarakoze nuko atari yarabwiye abana be kagiye kuba yazana umugore, gusa umukunzi we yari amufite ndetse bari bamaranye agahe karekare, dore ko mu kiriro ndetse no gupfa kwa mama John rwose uwo mugore yarahabaye ndetse afata papa John mu mugongo. Nuko papa John yese kagera ndetse ajya kumureba, gusa mu kwashika yasanze ko uwo mugore ahari ndetse yari yamwiteguye, dore ko yari yamaze kuba yamuteguza ko rwose azaza kumureba. Atese muha impundu, umeze neza? Atiye ko rwose papa John imeze neza. Atese ko nzindukiye noneho ni amahorora? Yego rwose ni amahoro, cyari kinzanye nta kindi, narinje kuba nakumenyesha rwose ko gahunda zose ubu zimaze kuba zagenda neza, kandi rwose ndatekereza wabasha kuba wakitegura kugira ngo njye nawe tubashe kuba twabana pe. Papa John rwose nawe urabyirukankije ku rwego rw'uko ntabitekereza, ubu se kubera iki rwose ubyirukankije kano kageni? Ariko rwose muha impundu, nta mpamvu rwose yo kuba twabitindamo, kuko rwose John ndetse na Alliance bose namaze kuba nabibamenyesha. Rero ndumva rwose baranabyemeye, ndumva nta kibazo rwose kibirimo kuba waza ndetse tukabasha kuba twabana. Papa John, ko nzi neza ko Ariane rwose ari umwana utoroshye, ni gute yaba yarabyumvishije? Nzi ko uriya mukobwa wawe rwose atoroshye.
Hoya rwose muha impundu, ndabizi neza nuko nguko ubyumva ndetse nuko ubitekereza. Gusa si uko biri rwose, uriya mwana wanjye Alliance ni umwana mwiza ndetse aranyumva cyane. Erega bure mama wabo mbere yuko apfa rwose twarabanje turaganira ndetse turabihuza neza. Wagira ngo rwose mama we rwose yari umugeni nyine yari yarabiteguye, wagira ngo nta kigeze kimutungura. Gute se kandi mugabo mwiza? Aho ntiwumva se ko basi utangiye kunyita utuzina rwiza na mbere yuko tubana? Hoya rwose Papa John, rega nanjye ndagukunda kandi narakwihebeye, kuko nanjye urabizi mbere yuko umutware wanjye apfa rwose nubwo yapfa tutarabyarana. Gusa rwose ntabwo yari kunyemera ko nguma mu bwiguge ndetse ngo ngume rwose ntarabasha kuba nazana undi mugabo. Ndabizi rwose nawe ahari rwose arabyishimiye ndetse arabikunze cyane. Yego rwose Eric, ndabizi nyakwigendera rwose ahari nawe arabyishimiye ku buryo kuba watera indi ntambwe rwose ukazana umugabo. Ariko rwose nawe uransita Papa John, ubuse kuko ngiye kuba nazana umugabo cyangwa niwe ugiye kuba wanzana? Rwose mumbabarira aho ngaho nari nibeshye, kuko nyine nawe atewe ishema no kuba rwose basi ugiye kuba wajya ku mugabo. Wow, ntiwumva se ko noneho rwose ubivuze neza? Yego rwose pe, ndabizi neza nawe ahari rwose atewe ishema no kuba rwose ngiye kuba najya ku mugabo. Ariko rwose burya nubwo Papa John yabwiye mu kwimpundu rwose ko yabashije kuba yabwira Alliance ko agiye kuba yashyingirwa, yari yamubeshye. Dore ko rwose twibukiranyije Papa John rwose yari yabwiye John gusa ko agiye kuba yashaka umugore, na Alliance rwose ntabwo yigeze abimubwira. Gusa barakwereka kwa Papa John yahise kagenda ndetse ajya kureba Alliance. Nuko yahise kakomangira Alliance ku cyumba cye. Atasa Alliance kutari kumfungurira rwose bimeze biti? Ati John, nari ndi kwirebera agafilimi gusa harafunguye rwose, wakinjira si ngombwa ngo ukomange. Rega mwana, mba ngomba gukomanga nubwo uri mushiki wanjye. Ariko John rwose nawe ureka gukabya rwose. Ubwo se koko wakomanga? Ubwo se koko John we nagutinya kuko uri musaza wanjye? Nawe rwose ahangabo uri kurengera pe. Hoya rwose ntabwo mba ndi kurengera mushiki wanjye, ahubwo nyine niwe muco mwiza ndetse ni nabyo byiza mu muco wa Kinyarwanda. Ugomba gukomanga nyine ukabaza nyine ukareba ko ibintu rwose bimeze. Ntabwo ari ngombwa ko rwose wagenda wihura mu cyumba cy'umuntu ubwo ubwo ngubwo nshitsemo ngasanga uri kumwe n'undi muntu. Katika, ariko John uzi ko wasaze we? Ubwo sinaba ndi kumwe nande wundi? Kudatekereza se ko waba uri kumwe n'abandi bakobwa bagenzi bawe? Kuva ryari se hano haza abakobwa ntubimenyera ko nzi ko nawe rwose ukunda abakobwa? Ariko buri Alliance we njye naranahindutse pe, sinzi ko nturi kuntekereza. Aha sha John, waciretse ko nyine ko Papa yatubyaye ko tuziranye, wowe uhinda ariko mpindukanye gute ko nkuzi neza? Hoya Alliance, nyamaraga mwana narahindutse ndetse ugomba kubyumva. Ahubwo se we cya gitekerezo Papa yambwiye wowe cyakugezeho? Aha sha Papa se ko ibintu byose ari wabibwira wagira ngo niwe gusagira? Hoya se kandi ubwo ngubwo uranziye rwose pe. Hoya rwose pe, mbona Papa ibintu byose ari wabibwira wagira ngo niwe mwana wenyine gusagira, kandi njye buriya mba nanabirakariyemo pe, nuko nihangana nkabipowa. Ariko Alliance, uzi ko ngo ari umudayimoni utangiye kuba yagutera we? Ariko si John, mbwira ko gutari umudayimoni, ngaho mbwira basi se n'ibiki yakubwira? Noneho mwana, inkuru irasekeje. Ngaze ko Papa rwose agiye kuba yazana umugore. Cyore, uri serious man? Ya of course rwose Papa agiye kuba yazana umugore, yabinganirije. Ahubwo sinzi impamvu atari yabikubwira, yambwiye ko rwose namara kuba yabimbwira nawe ari buze kuba yabikubwira. Papa nawe rwose aransasa, ubuse ko ataduhamagaye ngo twese basi abitubwirira icyarimwe turi kumwe. Hoya rwose mwana, buriya nyine Papa nawe rega ababibona rwose azi nawe kuri umunyamatiku, we yatekereje kuri buze ko wamusamira hejuru. Hoya rwose ariko John nawe wikabya pe, ubwo se koko icyo gitekerezo nabura kuba nagishyigikira? Nose ngiye nshyigikiye ko Papa rero usigaye ubona kuntu ameze we, sha ntabwo akikomplika ibishati bidateye ipasi. Uzi ko ari n'igihe muterera ipasi nkabona yambaye ikindi gishati ntamutereye ipasi. Nyine nanjye byanshimishije basi, wenda agiye kuba yakongera kwiyitaho. Sha naze pe, wenda umugore naze, kuko ngiye Papa yari yarananiye pe. Urabizi neza namwitaho ariko yarananiye, ibintu byose mubwiye rwose ntago abyumva. Nimba ari ukabona ko ndagaherereza ndetse akanansuzugura kubera ko ndi umwana we, wenda uwo mugore azamushira ku murongo. Ahubwo se mwana, ni agakobwa cyangwa ni umugore? Shabi ibyo ntabwo ndabimenya neza, kuko urumva ntabwo narwita ko mbimubwira ngo mfite kumusamira hejuru ndetse ntangire mubaza ibyo byose. Gusa uko byasa kose wenda asanga ari umugore, ntawamenya. Aho ngaho rwose ni bibi. Use yakizanira agakobwa k'abakobwa rwose bariho ndetse kari benshi. K'abakobwa bariho, ubwo nyine ubwo se we kuranga utarabona umugabo kandi abakobwa bariho. Ariko rwose nawe uri kuvanga amasaka n'amasakaramentu, si ubwo koko ibyo ngibyo uri kumva bihuriye hehe? Ahubwo wereka nkubaza ko utarazana umugore kandi abakobwa bariho. Tuvuge ko rwose ngenda umurezibiyene ku buryo nashaka umukobwa mugenzi wanjye,
no ntabwo aribyo nshatse kuvuga rwose, ntabwo aribyo rwose nshatse kuvuga, ahubwo nyine what I mean ni uko nyine mani mbona nawe rwose utangiye gukura ushatse wazana umugabo. Ese ikinyarwanda cyawe kubera iki kiba kigoramye we? Ubuse nkuko nyine mbwira, ni hehe wabonye umukobwa azana umugabo cyangwa umugabo azana umukobwa? Muri sore kabisa, ndi kumva najagara nyine, ndi kumva ntategereza kuba papa yazana umugore, ndi gutekereza kuntu nyine azaba ameze, kuntu azajya yitwara shafusho bya nyine, ndi kumva bizaba biri amazing kabisa. Cyakora nanjye pe ntakubeshye, ndi kumva bizaba bitangaje nyine, maybe it will be fine. Ya hope so rwose ko bizagenda neza. Sawa nyine reka ngureke nisubire mu kazi, ubwo turaza kuba twasubira. Sawa bro, nyine genda ujye mu kazi, nanjye reka ngome nirangize kano gafilimi rwose, ndi kureba agaseri keza ndetse karyoshye cyane pe. Aha ndabizi rwose we na filime rwarambikanye, guma nyine wenjoyinge mwana, gusa ugira ushaka akazi we, kuko urabizi wararangije kandi ugomba gushaka amafaranga. Mashaka amafaranga y'ikisera ko umugabo azanzana ninjye nzamuzana ati Alliance, kandi ugabanye ubwo bugoryi, nizere ko ibyo bintu rwose uvuze wikiniraga. No ariko buriya ndanakomeje John, ndi seriye pe. Ariya rero ibyo ntabwo ugikora rwose, umukobwa asigaye azana ibiceri mani n'umutipe akazana ibiceri bagafatikanya, ibyo uri kwigira ngo bazakuzana rwose sinzi rwose, iyo turufu sizantu uzayirisha. Okay fine, ntaribi rwose reka ngire nubwo nyine, ariko mani nawe ubonye akazi wandabura pe, ntiwumva sabwo kuvuza ibintu bizima, nakurabura ariko ibyo ngibyo rwose uri kwigira ntago ari byo. Sawa bro, nyine jya mu kazi ubwo turaza kuba twasubira. Okay sawa, ntaribi rwose. Gusa John akiri gusohoka mu gipangu yahise kahura na se ndetse ahura na Sari kwinjira. Ati se John ugiye kandi zino saha? Ase papa ntuzi ko ndibuze kuba nakora shift ya nimugoroba rwose. Koko mwana wanjye nari nabyibagiye rwose, none ubu ngubu rwose ugiye kuba wajya mu kazi. Umva papa nawe rwose pe, ahubwo ndi kujyayo none, ahangaha ndi kujyayo. Okay sa rwose mwana wanjye uze kugira akazi keza, nanjye reka ngende ubwo nyine turibuze kuba twasubira. None se papa reka nkubaze, kuki tugeze ubwira Alliance bya bintu wambwiye? Mwana wanjye rwose byanciyeho, ahubwo se we ko mujya muganira mwana wanjye ndetse kumuzi kundusha. Ariko papa rwose nawe ureka gukabya, kuko ni gute namenya umwana wawe kukurusha kuko kandi uri se? Ariko ujye wibuka ko rwose umwana wanjye mwese muri amaraso yanjye, kandi rwose urabizi neza Alliance muganira kurusha uko ngiye nawe tuganira rwose. Yego papa rwose turaganira ndetse cyane, ariko nabwo ntiwambwira se ubwo kuko papa wagirira umwana wawe ubwoba koko. Ariko rwose John wambabariye, Alliance uramuyoboye akavuyo kiwe, ndabizi rwose arantinya nawe, ariko rwose nibigera kuri iyo seje yo kumubwira ko ngiye kuba nazana umugore, ndabizi neza aransamira hejuru. Ariko papa buri wawe nakubwira ko ari we muntu uri buze kuba yakumva cyane kurusha uko ngiye nakumvishije. Aha ariko se mwana wanjye rwose ibyo bintu rwose wowe bikurahe? Gusa urumva biri buze kuba byashoboka, ari buze kuba yanyumva? Yego rwose papa, ariko si nkubwiye ngo uze kubimubwira rwose, nabimubwiye mbona nabyishimiye arabikunze. Ngaho papa nawe ndebera pe, reba nk'urwo rushati wari wambaye, kandi wasanga rwose wa muntu mugiye kuba mwabana ari bwo wagiye kumureba wambaye papa, ngandebera urwo rushati kuntu rupfunyaraye. Mwana wa kano gashati rero ndagakunda, Alliance yanteguriye indi shati, ariko rwose ishati ginzanira amahirwe n'imigisha pe. Uziko najya gupropose mama wawe bwa mbere ariyo nari nambaye. Nyine papa ndabyumva, ariko ndebera pe karashaje no karanapfunyaraye. Papa rego ugomba kubivaho, mama yarapfuye ndetse nyine ugomba kubivaho ndetse ukamwibagirwa. Ati John uvuze gute? Nyine papa amusoro si cyo nari ngendereye kuba navuga, ariko nyine icyo ushatse gusobanura nyine mama ugomba kuba waba nkaho umwirengagije, nyine ukamureka nyine akaruhukira mu mahoro pe, kuko ndabizi neza harazishimira kubona wishimye ndetse nta kibazo ufite. Of course mwana wanjye ndabizi azabyishimira, ariko na n'ubu ngubu nta kibazo mfite. Oya papa rwose umunwa n'umutima ntaho biri guhurira pe. Nyine ndebera nk'iyo shati wajyanye bishatse kuvuga ngo mama aracyakurimo ndetse nyine bisa nka muri mind yawe ari ukirimo tu. Oya rwose mwana wanjye ntabwo ari cyo ngicyo bisobanuye, mama wawe rwose ntabwo nyine naramwirengagije, ndetse ni nayo mpamvu ngiye kuba nazana undi mugore, ariko bitashatse kuvuga ko namwibagirwa burundu. Ati no papa, sinzi impamvu utari kubisobanukirwa rwose, nanjye sinkubwiye ko rwose wamwibagirwa burundu, gusa nyine gerageza papa, gerageza please try to live kabisa, gerageza ukore log out ibyo bintu byikore mu byibagirwe, kuko ibyo bintu rwose urajabiriye. Ati se kandi kujabira no kumera gute? Nyine papa usa nabi pe, usa nabi wagira ngo ntuve kureba umukunzi wawe. Oya rwose mwana wanjye ntabirenze, kandi uwo mukobwa rwose nawe arabinkundira. Ati se kumbe papa ugiye kuba washakana n'umukobwa se? Ati no, ahubwo nibagiye kuba nabikubwira,
nyine ni umukobwa se buriya arahoya ntabwo ari umukobwa kuko yakoze ubukwe gusa mukumana gukora ubukwe nyine nawe yagize ibyago nk'ibyo nagize umugabo we rwose apfa bamaranye amezi 2 yo papa rwose yihangane rwose pe niyihangane nta kundi bibaho papa nakomeje kuba nakuganiriza ndibagirwa ko ngiye mu kazi rwose uzi ko nakerereje papa reka nkureke ngenda ahubwo nyine genda uvugisha Alliance nyine papa genda ndabizi ari buze kuba yakumva gusa sumbwiye ko rwose ninjye nabikubwiye pe nuko papa John yese kagenda ndetse ajya kureba Alliance gusa mu kwashika nabwo yasanze Alliance akikingiranye mu cyumba cyari kureba filime nuko ese kamukomangira ati se Alliance uri mu bukiko ndi kumva rwose icyumba cyose wagihaye induru ndi kumva uri gusakuza cyane ati papa ndi kwirebera filime rwose ati rero kingura nkubwire nuko Alliance yese kafungura gusa mu gufungura se ko yinjira ati bimeze bite se mukobwa wanjye ati bimeze neza papa wowe se amakuru yawe nanjye rwose amakuru ni meza mwana wanjye meze neza nuko papa kunsanze mu cyumba cyanjye ntabwo ngubwo ni amahoro yego rwose mwana wanjye don't worry ibintu rwose bimeze neza nta kibazo ahubwo nyine nuko narinje kugira ngo njye nawe tubashe kuba twaganira dore ko tuba tumaze igihe kirekire rwose mwana wanjye tutavugana okay papa ni byiza rwose mvugisha ntacyo bitwaye dore ko nanjye ndi kwirebera filime gusa bisa nkaho zirangije ibintu byose bimeze neza nta kibazo ese mwana wasigaye ureba filime bikagira naho wayura inzara ikakwica ukamera gutyo oya papa ntagaruka ari inzara ese kuko papa hano nagira inzara rwose kereka nagize ubunebwe ndetse n'ubute bwo kuba nateka ariko rwose hano inzara wapi pe inzara hano rwose ntabwo ihabarizwa watubeshyera ibindi ariko ibintu bijyanye n'inzara byo hoye ahubwo da naringize ngo naringiye kwikanga naringize ngo ni inzara rwose ufite oya rwose papa nta nzara mfite ahubwo nyine aba ari umunaniro mba numva somehow nyine nananiwe ariko aho ubundi ibintu byose rwose bimeze neza nta kibazo okay aho ni sawa rwose ntaribi none se mwana wanjye hari igitekerezo ushaka kuba nakugezaho sinzi uburyo uri buze ko wagifata gusa ndatekereza rwose biri buze kuba byaba byiza kuko ndabizi bizaba byiza ndetse no kurushaho oya rwose papa mbwira icyo gitekerezo ndetse nawe ncyumve ati nyine Alliance mwana wanjye urabona kuva mama wawe yakitaba Imana nakomeje ndahanga ndetse ndi njyenyine ndi kumwe namwe gusa nyine nabonye ko byaba byiza mbashije kuba nazana umuntu nyine akabasha kuba yamfasha ati papa ariko se nusubwo urazana undi muntu w'icyo urazana umukozi njyewe ndahari rwose kandi maze kuba nakura ariko rwose ndumva papa umukozi atabakenewe ndetse ndumva waba ugiye kuba wakica amafaranga yawe usa rwose papa nta mpamvu yo kuba wazana umukozi rwose birika njyewe nzajya mbyikorera ibintu byose dore namaze no kubimenyera sigaye mbyuka ngakoropa ngateka ibintu byose nkabishira ku murongo rero papa ndumva rwose atari ngombwa ko wazana umukozi kandi n'ikindi rwose papa urabizi neza nyine na John akenshi akunda kuba ari muri konji ntabwo nyine akazi ke kamusaba gukora buri munsi rero urabizi neza iyo naniwe nawe araza akamfasha gufura ibintu byose rwose rero papa bikagenda neza ndumva rero atari ngombwa papa ko wabasha kuba wazana umukozi pe ayo ngayo yo rwose waba uyisha ubusa oya rwose Alliance mwana wanjye ntabwo ari umukozi ndi kuvuga none se papa ni iki kintu uri kuvuga nyine ntabwo ndi gusobanukirwa basi nsobanurira nyine mwana wanjye ngiye kuba nazana umugore ati papa uri serious se buriya ko kugiye kubazana umugore ati yego rwose mwana wanjye ndi serenge kuba nazana umugore basi ndebe ko nyine yansazishe rega ndashaje mwana wanjye kandi nkeneye umuntu unyitaho kumbe papa ngenda kwitaho ndetse ntunabibone ejo nijoro kuko papa sinari naraye nagutereye ipasi ariko ndebera nk'urushati rwose uvuye nyine reba urushati wari wambaye uyu munsi pe nyine mwana wanjye niyo mpamvu ndi kubwira ngo ushaka kuba nazana undi muntu basi nyine akazajya nyitaho umutari rwose akabasha kuba yahaba ndinde wo kubihakana se papa nta kibazo rwose nimba wabitekerejeho ukabona ari ngombwa wamuzana rwose njye ntacyo bintu uhaye ko namaze kwikurira ko uwo mugore atazambangamira rero papa ndumva rwose ntabirenze rwose wamuzana njye ntacyo bintu uhaye pe okay sa mwana wanjye rwose nimba ubyemeye kuba rwose nazana undi mugore hano nari mfite ikibazo rwose kuri buze kuba wabigiraho ikibazo ndetse ntubashe kuba wabyumva neza ariko rwose mwana wanjye nimba ubyumvishije neza ndetse kumva ko nyine nkwiye kumuzana ndetse ko nta n'ikibazo kibirimo rwose mwana wanjye rwose ngomba kubikora ndetse nkabikora vuba ahangaha ahubwo se papa wanyeretse agafoto ki ni umukobwa cyangwa ni umugore oya rwose mwana wanjye ntabwo ari umukobwa ni umugore nyine nawe yagize ibyago nk'ibyanjye yashatse umugabo gusa bamaranye amezi makeya nyine umugabo we nawe ahita ko yitaba Imana rero urumva nawe rwose ntawe dutaniye twese nyine niyo mpamvu nyine namuhisemo kugira ngo tubashe kuba twabana ati
papa rwose nta kundi no kwihangana rwose numva nawe atari yorohewe. Ahubwo se papa nyine ni umwana mwiza basi ntabwo azabasha kuba yakubabazaho kugira ngo basi akuzanire ibyishimo ahubwo agarushaho kongera agahinda. Oya rwose mwana wanjye ndabizi neza turakundana ndetse ntabwo yabikora pe. Okay fine, ntarebe rwose papa, nta kibazo ndetse nta nicyo bitwaye. Ubwo ngubwo reka mbyizere ko nyine bizagenda neza. Ubwo nyine ahubwo se uzamuzana ryari? Oya rwose mwana wanjye ntugire ikibazo, kiriya cyumweru rwose azaba arimo hano, azaba yahageze. Nuko nari navuze ngo ntabwo byaba byiza ko nyine namuzana ntarabanza kuba nabateguza. Rero nari navuze ngo maze mbaganirize, gusa nari nanabibwiye John, ariko nawe nyine ubwo ngubwo ndabikubwiye, igisigaye no kubahuriza icyarimwe mwese nkabibabwira ndetse nkabibibutsa kurushaho kugira ngo nyine bitazateza ibibazo ndetse bikaba byazana n'ibyago. Oya rwose papa don't worry rwose. Papa rwose ntugire ikibazo, wisanzure wumva umeze neza, nta kibazo rwose, nta kibazo byateza pe. Okay sa rwose aho ngaho ntari binima nta kibazo byateza. Ndabizeye rwose bana banjye ko ibintu byose bizagenda neza. Yego rwose papa we twizere rwose nta kibazo, ntugire ikibazo, ntabwo ibintu bizagenda neza pe. Okay aho rwose ni sawa, nta kibazo kibirimo. None se mwana wanjye hari ikindi kibazo ufite cyo mu buzima busanzwe uretse ibyo ngibyo nari mbashije kuba nakubwira? Oya rwose papa nta kibazo mfite mu buzima busanzwe, ibindi bintu rwose byose bimeze neza. Okay niba rwose ibintu byawe byose bimeze neza nta kibazo ufite, aho ngaho rwose ni sawa. Rero reka nkoreke umwana wanjye, ubwo ngubwo nyine turibuze kuba twarindira igihe John ari buze kuba yavira mu kazi. Ubwo ndaza kuba rwose mwese nabaganiriza ndebe uburyo mubyumva. Ariko papa rwose ndumva nta bindi byo kutuganiriza, ndateka ibintu rwose byasobanutse. Sa rwose mwana wanjye n'ibintu byose mwumva byakemutse nta kibazo. Gusa umugore papa John yaragiye kuba yazana, no papa John yaratekereje ko ari umuntu mwiza, gusa siko byari biri. Dore ko umugore yari afite uducuruko kuba yajya mu bandi bagabo ndetse no mu bandi basore. Dore ko kuva umugabo we yapfa rwose atigeze yihangana, bwo yakomeje kuba yajya mu sore. Nuko barakwereka aho yari yicaye ndetse yicaranye n'abandi bagore ndetse bari kuganira cyane. Atese mukoye kuba wajya ku mugabo koko ibyo bintu rwose uzabishobora? Oya rwose pe ngomba kuba nagenda ndetse nkajya ku mugabo, kuko rwose bino bintu maze kuba nabihaga pe, nanjye maze kuba nahaga kuba nakirwa nzerera mu basore ndetse n'abagabo. None nshaka kwicara hamwe ndetse ngatuza pe, ahubwo nyine musabire ku Mana izabashe kuba yanshoboza pe. Harya uwo mugabo ugiye kuba wajya afite abana? Ati yego rwose afite umusore mukuru ndetse n'umukobwa mukuru. Ati nizere ko nushikayo rwose uwo musore we rwose uzahita kumwipeveye muzagumana pe, kuko ndabizi uriya ni umusaza ntacyo yakumarira mwana. Wenda bizi wahuye n'abagabo benshi rwose ku buryo uriya mugabo sinzi pe, gusa nyine wegenda ugira adresse gusa, sinzi rwose nimba uzabishobora. Ariko sha mwaretse kuvuga gutyo, gusa mushatse kuvuga ko rwose urugo ruzananira? Ati hoya rwose si cyo dushatse kuba twavuga, ahubwo nyine sha mwana biragoye kuba wajya ku mugabo we, turakuzi neza. Rero nzabahindukana rwose bibarenge, ahubwo dore sha iseka mpamagara ndeka mbanze mwitabe. Sa rwose nta kibazo, ugenda umwitabe pe. Nuko ese ko yitaba papa John? Ati yego rwose mugabo mwiza ndakumva, umeze neza se? Ati yego rwose baby ndakumva nanjye meze neza. None se uri he ko ndi kumva uri ahantu hari urusaku? Yego shanda ahantu hari urusaku nyine nasohokanye n'abashuti banjye twagiye kuba twaganira. Erega wibuke ko rwose abashuti banjye rwose tugiye kuba twaburana kuko ngiye kuba nashinga urugo. Oya rwose ariko mugore mwiza kuba washinga urugo ntabwo bizakubuza rwose uburenganzira bwawe, n'ubundi muzajya mugera ndetse mubonane rwose nta kibazo. Wow, ntiwumva se papa John? Rwose niwe mugabo nari ntegereje pe. Ndumva rwose mbikunze, ndumva azaba ari byiza, ndikumva ntategereza rwose kuba nabana nawe. Oya rwose nta mpamvu yo gutegereza, kandi nimba witeguye ni nacyo cyari gitumye nguhamagara rwose. Abana banjye bose narabaganirije ndetse barabyumvishije. Rero igisigaye ni wowe, ahubwo wowe wambwira ibyo uzabonera umwanya ndetse ukabasha kuba waza ndetse tukabana pe. Okay nta kibazo rwose, next week nzaza. Ndetse hari utwo nanjye narindi kubanza kuba natunganya, ariko se uratunganya uduki kuko mbizi neza nyine inzu yacu rwose wagira ngo n'undi yabagamo umugore, urabizi rwose. Yego rwose ndabizi yabagamo umugore, ariko buriya ari utuntu twanjye rwose nanjye ngomba kuzana ndetse nkadushiramo aho ngaho rwose, kandi wibuke ko rwose uwo mugore atari njyewe. Ati sa rwose nta dibi witegurwe nk'ubwo uzabuza. Papa John yahise ahamagara John ndetse ahamagara na Alliance atangira kubaganiriza ku by'uko uwo mugore agiye kuba yaza aho ngaho mu rugo. Gusa nabo ntabwo bigeze bamugora, dore ko bahise ko babyumva cyane ndetse bamwemerera ko rwose kuba yaza mu rugo rwabo nta kibazo kibirimo. No kuba barakwereka hashize icyumweru wa mugore yahise kaza ndetse aza mu rugo atangira kuba yabana na papa John. Gusa
gusa mu kubana na papa John rwose byari ibyishimo cyane ndetse yari umunezero, dore ko n'abana be rwose bose bari bamwishimiye ndetse bari bamukunze cyane. Gusa umunsi umwe papa John ndetse n'umuhungu we bari bagiye ndetse bajya ahantu kure kugira ngo babashe kuba bahahira umuryango. Gusa umugore we ndetse na Alliance bari basigaye aho ngaho. Gusa Alliance yakomeje kuba yaganiriza Mukase ati se mama bimeze bite ko mbona wigunze ndetse utishimye? Rwose Alliance mwana wanjye siko ntishimye, gusa nyine ntangiye gukumbura umugabo wanjye pe. Oya se kandi nawe rwose wikabya, ubwo se kutangiye kumukumbura kandi rwose nari ndi kumva ko rwose mu cyumweru gitaha afite urugendo rw'akazi kandi kazatinda, ubu koko rwose uzabasha kuba wabishobora? Oya rwose nzabishobora kandi nta n'ikibazo kibirimo rwose pe. Oya wimbeshya rwose mama, ubwo se kuko uzabishobora gute kandi rwose bitangiye no kuba byakunanira ubu ngubu? Bitangiye kuba byakunanira agiye ndetse ari buze kuba yagaruka nimugoroba, ubwo kuko nagenda akamara igihe kirekire uzabasha kuba wabishobora? Ati nyine ubwo ngubwo ni akantu k'ubugeni ndetse wasanga ari n'ubwibone burimo, ariko buriya rwose ntugire ikibazo nzabishobora. Okay sa rwose nta kibazo, reka nizere ko uzabishobora. Gusa papa John ndetse na John aho bari bagiye guhahira bagezeyo ndetse batangira kuba bahaha. Gusa mu guhaha John ndetse na se babaye nk'aho batandukanyeho gakeya kugira ngo buri wese abashe kuba yahaha ibintu bitandukanye n'iby'undi yahashye. Gusa papa John ari gutambuka hari abagore babiri bamubonye, gusa mu kumubona bose bahise kubatangara dore ko bari bamaze kumenya neza ko ari umugabo wa ya nshuti yabo rwose bakoranaga rwose umwuga utari mwiza. Ati Claire reba rwose uriya si John we? Ati yego rwose ndi kubona ari John, ariko sha ndabona asa neza rwose, menya nyamukobwa wacu ari kumwitaho pe. Ariko mani ntiwibagirwe neza rwose kiriya gikobwa cyari kizi kwita ku bagabo rwose, kandi urabona ko rwose uriya mugabo rwose arakeye cyane. Ahubwo reka tugende natwe tumusuhuze we tumwigireho inshuti, kandi rwose wibuke ko rwose ari umugabo w'inshuti yacu. Ubwo se mani tuzaba tugiye kuba twabavangira ko mbizi neza ko ufite umunwa nitubagera ugacikwa ndetse ukavuga ibigambo bitari byo. Oya rwose nta birenze ntugire ikibazo. Nuko baragenda ndetse gushika imbere ya papa John bahise ko musuhuza ati bimeze bite se mugeni we? Ati wow bimeze neza rwose, mwebwe se bimeze biti? Ati yego rwose natwe tumeze neza turashima Imana. None se ko ndi kubona amasura ari mashyashya ntabamenye muri bandi? Ataha watumenya se sha? Ati se basi ntunibuka neza abantu baje batwaje amabaga umugore wawe rwose? Ati wow Claire bimeze bite se? Ati bimeze neza rwose, ndabona ari umaze kuba watwibagirwa rwose. Aya ntago ari ukubibagirwa rwose, hano muri iri soko haba harimo abantu benshi rwose, abari urujya n'uruza rw'abantu biba bigoye ko rwose babasha guhita gusobanukirwa umuntu. Okay sa rwose nta kibazo. None sera ukatubwira umugore waje kumushobora? Ati ubwo sinari kubuzwa n'iki kumushobora ko mubizi neza ko rwose nari mfite umugore mbere, ubwo ngubwo rwose uwa kabiri yari kunaniza iki? Oya nyine ndavuga imyitwarire ye waje kuyishobora. Nuko mugenzi wese kamurya karate se Claire wajya ugabanya umunwa mani ubwo ngubwo uri kuvuga iki? Nuko se wa John yese katugurwa cyane ndetse abona ko abakobwa rwose hari ibintu byinshi bamukinze. Ati none se mushatse kumbwira iki ngo nashoboye umugore? Nyine ntabwo ndi kubisobanukirwa rwose pe. Nyine uriya mukobwa wacu rwose twabona gatuje cyane ndetse acecetse, twayaribazaga rwose kuntu muzashobokana kandi twebwe tuba tubona rwose wowe wivugira uri umusosiyable. Aya rwose twaje gushobokana nimba ari ibyo ngibyo. Rwose ni byiza nimba mwarashobokanye pe. Sa rwose reka tukureke tugende ubwo ngubwo tuzasubira. Sa rwose mugire urugendo rwiza. Gusa papa John rwose iryo jambo yaritaye mu mutwe ndetse aryibazaho cyane. Gusa Claire we yagiye atonganya mugenzi we atase mwana we nta nibanga ugira koko, nyumvira nk'ibintu rwose uri gututumura ndetse uvuga. Ubuse ko kubona biriya bintu rwose ibaza rwose navumbura uriya mukobwa kubera umunwa wawe wajya uceceka ndetse ukagira rwose ibanga. Mabarira rwose ngewe ntabwo buriya nari kumuhishira, nyine buriya nyine umunwa wandiye pe. Sha rwose umunwa wawe rwose ukabije jya ugerageza ugabanye pe. Sha nyine buriya byancitse nyine byarangiye nivuge, ntabwo nari kwicirikira nyine byandenze. Sa rwose ntaribi. Gusa barakwereka papa John ndetse na John bahise kubataha ndetse bajya mu rugo. Gusa mu kugera mu rugo rwose nk'uko Alliance yari yabibwiye Mukase, papa John yese kamwegera ndetse atangira kubabwira ko rwose agiye kuba yajya mu isafari ndetse akajya mu rugendo rw'akazi. Gusa byaramubabaje umugore ariko nta kundi yari kubigenza dore ko kari akazi kandi kugira ngo babashe kuba babona amaramuko. Nuko papa John yaragiye ndetse ajya mu kazi. Gusa mu kugenda yasize John amusigiye urugo dore ko yari we mwana mukuru yari afite. Gusa
gusa barakwereka haciyeho iminsi 2 rwose Papa John agiye mu kazi. Ati John ese kuri ahangaha wenyine bimeze biti? Ati mama nyine haratwo nari ndimo rwose dore ko ndi no muri konji y'akazi. Ati wow se buryo uri muri konji y'akazi? Ati yego rwose bampaye konji y'icyumweru rero niyo mpamvu rwose ngomba kuzajya nirirwa hano nyine nkabafasha uturimo tumwe na tumwe dore ko papa rwose yagiye ndetse azamara ibyumweru 2 rero urumva ngomba kugumana ndetse ngakora ibintu byose nkabikurikirana neza. Ati wow ndiyumva rwose ari byiza mwana wanjye rwose gumana ndetse ujye ukora akazi neza. Ati Alliance we hari hehe? Ati Alliance rwose yagenda wari muri stage hari agastage ari gukora arebe ko yazabona amakaraka. Ati se nari nzi ko burya nawe afite akazi kumbi we nta kazi rwose afite. Ati yego rwose nta kazi afite gusa nyine hari ahantu ari gukora stage ari guteganya ko rwose arangije stage babasha kuba bamuha akazi. Ati ko numva rwose iyi nzu izamba waringa bishatse kuvuga ko rwose ari njye nawe gusa turi muri iyi nzu. Ati yego rwose ni njye nawe gusa turi muri iyi nzu ariko rwose ntugire ikibazo mama ntabwo uzagira irungu rwose mpari. Okay fine ntaribi rwose mwana wanjye reka mbyizere nkuko bimbwiye. Gusa barakwereka John yamaze kuba yakora uturimo rwe maze ajya muri douche. Gusa mu kujya muri douche yase katibirana na Mukase. Gusa mu gutibirana na Mukase yamurebanye amaso yirari cyane ndetse biragaragara ndetse na John abasha kuba yabibona. Ati mama kuri kundeba gutyo se? Ati John ko mbona ufite agatuzara wa wanateruye wa. Ati wa rwose mama ni ibintu bisanzwe nose sindi umusore nyine njya muri gym biraho ngaho bisanzwe. Sha mwana wanjye rwose ufite agatuza pe. Ati yego rwose mama gusa nta birenze bana wibigira birebire. Nuko John yase kajya mu cyumba cye ndetse atangira kwambara kugira ngo yitegure abashe kuba yajya gusuhuza abashuti be. Gusa mu kujya mu cyumba nyina yase kamusanga ati John. Ati mama ni bicurimo rwose usanze mu cyumba cyane nta nisoni koko. Ati John please ariko John tuza rwose wibigira birebire ni ibintu byoroshye. Ati hoya rwose mama rwose ntabwo bimenyerewe ariko mama umenye ko rwose nubwo uri mama ntabwo uri mama wambyaye mu nda rwose. Uzi ko ushobora gutuma rwose nkora amakosa. Ati hoya rwose John nubwo wayakora sari ibirenze ko papa wawe rwose yagendetse azamara iminsi myinshi uratekereza koko yabimenya nta birenze rwose mwana wanjye. Ati hoya rwose mama ayo ngayo ni amakosa ndetse mabi cyane ndeka ngende ndetse njye mu kazi. Atari kwambwiye ko rwose ufite konje. Ati sore rwose utangiye no kunjagaraza ariko nkureka bwonge kureba abashuti banjye. Ati okay sa nta kibazo rwose genda ujye kureba abashuti bawe rwose uraza kuba wansanga hano nimugoroba. Nuko John yase kagenda ndetse agenda ababaye cyane dore ko yaratunguwe n'ibyo rwose Mukase yari atangiye kuba yamukorera. Gusa yaragenda ndetse ahura n'abashuti be gusa mugura n'abashuti be bakomeje kuba bamwitegereza ndetse babona ari kure mu bitekerezo. Ati se John ko mbona rwose uri kure mu bitekerezo mani byagenze biti? Ati mani nta birenze nuko nyine nimeze nk'ufite stress. Ati wake up bro tugushakire si cyane kikumare stress. Atari ko mano uzi ko mwarindagiye mwebwe ibintu byose mubona ko stress zamarwa n'amayoga ndetse n'abakobwa. Nge rwose ibintu bimara stress ntago ari ibyo ngibyo. Ati ariko bro sha rwose wabo warinzwe biragaragara pe gerageza ubyirengagiza ibintu birimo ibintu uri gutekereza rwose wishime nk'abandi mani. Sawa bro ntaribi rwose mani ndetse ni mundeke turiye nyine turangize ndetse dutahe. Nuko bariyakiriye ndetse baranezerwa gusa mu kunezerwa bahise ko bataha. Ariko Papa John waho yarari mu kazi ndetse yese kamagara umugore we ndetse amubwira ko yageze y'amahoro ndetse bakomeza kuganira banezerewe. Ati se Papa John uzagaruka ryari? Ati yewe ntabwo biri butinde nabonye ahubwo bya byumweru rwose nari ndi guteganya 2 nzamarayo bitazageramo kuko rwose nyine akazi bisa nkaho nyine twahahuriye turi benshi ndetse turi gukora ibintu bimwe rero turi kubikora vuba kugira ngo tubashe kuba twagaruka mu mago yacu. Okay sa nta kibazo rwose wogira vubuze ubwo nyine ndanagukumbuye buri ariko yego rwose baby ndabizi rankumbuye kandi nanjye rwose nuko nguko. Gusa barakwereka John wese kata ndetse ashikira mu cyumba cye. Gusa mu gushikira mu cyumba cye rwose Alliance yahise kaza muri salo ndetse mukoza muri salo asanga ni Mukase wenyine uri ku meza. Ati se mama ko John rwose atari hano ku meza ari hehe? Ati yari yasohokanye n'abashuti be rwose uko byasa kose yahise kajya kuryama yarananiwe. Nuko Alliance yahise kajya mu cyumba cya John ndetse ajya kumureba. Gusa mu kuwashika yasanze John yicaye ndetse yababaye cyane. Ati se John ko mbona wababaye cyane byagenze biti? Alliance urabizi uri mushiki wanjye rwose ntacyo njya nguhisha. Ati yego rwose nabizi neza ntacyo ujya umpisha pe nose byagenze bite ko warakaye? Hari agakobwa se basi watangiye gutereta karakwanga mbashe kuba nagatuku umpe nomero zako.
oya rwose ntabwo ari ibyo ngibyo ahubwo we ibaze ko narindi muri dushe uriya mugore akansangamo we tishuwa ati yego rwose mani yasanzemo ahubwo mvuye no muri dushe none ngiye no mu cyumba cyanjye nsangamo uriya mugore nsa nk'ashaka kuba yanteranya na papa mani aha sinjya nivanga mu bintu nk'ibyo ngibyo rwose ubwo se kuko agamije iki ashaka ko nyine basi yaduteranye na papa ati rwose simbizi pe simbizi ariko nyine sinzi ibyo ari byo wereka nkureke reka nze nkwereke ntubone ejo ntuzajya muri stage ati yego rwose nzajya muri stage ariko buriya nta nubwo ndi kwizera ibintu uri kumbwira nubwo uri kubona ndi kwikiriza ati hoya nta mpamvu yo kuba wabyizera wowe ejo basi ntuzajye muri stage nzamwereka ko wagiye muri stage wowe uzareba ibintu azirirwa nyibwirisha nawe rwose uzumirwa nyine ni umugore ushobora kuba ari slay man papa ashobora kuba yarazanye slay okay sa rwose nta kibazo reka ndindirwe nk'ubwo nzaba numva gusa ndi kumva ngiye binteye ubwoba ariko buriya we oya mani nta mpamvu yo kuba byagutera ubwoba ahubwo we nyine werindira uraza kuba wabibona mani uriya mugore mani ni slay bya danje nuko bwarakeye gusa nk'uko bari babipanze alliance yeretse Mukase kagiye mu kazi ariko kuko mu by'ukuri ntabwo yaragiye kuba yajya mu kazi nuko akimara kumenya neza ko alliance agiye kuba yajya mu kazi Mukase se kagera ndetse asanga rwose John mu cyumba cye ati se John kutari kubyuka ngo ufate breakfast byagenze biti ati ndikumva rwose ntameze neza ati shuwa ati yego rwose ati so wakwitaho kagwakeye nuko rwose alliance yase kagaruka mu nzu ndetse mu kugaruka mu nzu yasanze rwose wa mugore atangiye kuba yakibwirisha utugambo nk'utwo ngutwo rwose ariko twibwirisha John nuko alliance yase katangira kumukamera ndetse muri coding ibintu rwose byose yarari kwigira nuko umugore yakomeze kugenda yisirita kuri John kugira ngo abashe kuba yamugwisha mu mafuti ndetse abashe kuba yamugwisha mu cyaha baryamane gusa John we yakomeje kuba yamubana seriye ndetse baratongana cyane barabipfa gusa mu kubipfa umugore yahise kasakuza cyane gusa mu gusakuza agaragaza ko John rwose ari mu makosa atase John ibintu mandi kubwira no kubera icyo utaburi kubyumva koko ariko mama si wowe ngo witeze abantu rwose atagira n'abantu b'abaturanyi wumva uri gusakuza akagira ngo hari icyakubayeho gusa rwose mama njye nawe rwose ntabwo byashoboka ko rwose twaryamana erega umugore rwose ndetse ufite papa rwose uri kumva ayo mabara rwose naba nkoze njye nawe rwose kuryamana ariko John ntabirenze mwana wibigira birebire ati no wewe wumva ko ntabirenze ariko njye rwose numva naba nkoze amabara ese ubwo urumva uwo muvumo rwose nazawucikira hehe nuko bidatinze papa John yahise kataha ndetse ava mu kazi yaragiyemo gusa mu gutaha bitewe nuko umugore we yarabizi neza ndetse yarazi amakosa yarakoze yatangiye gutekereza uburyo yabasha kuba yagerekaho John amakosa ndetse akamushinja ko yashatse kuba yamufata ku ngufu nuko papa John yaraje ndetse mu kuza asanga umugore wari mu cyumba cye ndetse yihebye cyane yababaye ati se sheri ko mbona warakaye ndetse utamfitiye urugwiro bimeze biti ati se ubwo nguko nakugirira urugwiro gute ufite abana b'indisipurine kuriya ati hoya se kandi mugore mwiza ko nzi neza ko abana banjye nabigisha ikinyabupfura ndetse ko bagira disipurine ubwo ngubwo koko rwose ushatse kuvuga ko abana banjye ari indisipurine gute koko ariko papa John ni gute uvuga ko abana bawe rwose atari indisipurine John yifata abashe kuba yasanga muri dushe rwose ashaka kuba yamfata ku ngufu ati what ati no sindi kukubeshya kugira ngo rwose bimarire iki ndetse mbashe kuba nakira hehe koko nuko papa John yase kahamagara John ndetse mu mujinya no mu burakari ati John ngwino hano nuko John yase kaza ndetse asanga saho ngaho yarari muri saro gusa mu gushika muri saro atangiye kubaza papa we ati se papa bimeze bite kutaransuhuza ahubwo ko mbona ufite umujinya no burakari nuko se wa John yase kava mu rushyi rwiza rukubita John ati papa kuva nakura wari utarankubita urushyi none papa uratinyutse ko kunkubita urushyi nta n'isoni ati nta n'urusoni ngo kubisa urushyi ahubwo urebye nabi nanakongeza rundi ati John nta n'isoni koko mama wawe ushaka ko wamufata ku ngufu ati koko mama ubwo ngibyo rwose uri kuvuga uri seriye ati rwose ndi kukubeshyira ntiwashatse ko wamfata ku ngufu koko John nuko byateje urusaku rwinshi cyane gusa bakiri mu rusaku rwose alliance yahise kaza ndetse mu kuza yumva ibyo barimo bose rwose gusaza aseka ati ariko papa rwose nawe ntugira isoni ubwo ngubwo rwo ko umugore uzanye mu mezi angahe aguteranyije n'umusore wawe rwose utangiye ko wamukubita umwana wibyariye mu nda rwose wabyaye mu maraso mu gihe umugore rwose we nta n'icyo muhuriyeho atari ko mwana wanjye alliance rwose John yakoze amabara ati se papa yakoze amabara angana gute byatuma umukubita urukiko kuko amusuzuguza uwo mugore umuhungu w'imyaka 20 n'ingahe rwose nta n'isoni uramukubitira imbere y'umugore nk'uwo nguwo rwose ati ahubwo mwana wanjye akwiye kurya inshyi nyinshi cyane ati okay none se papa yakoze iki rwose cyatuma umukubita
ibaze ko rwose mwana wanjye uyu muhungu yakoze amabara yashatse kuba yafata nyoko rwose ku ngufu. Ase papa rwose wajya utekereza kuri ubwo kuko urabona rwose John ibyo bintu yabikora ko ari wowe wamwirereye ndetse wamuhaye uburere. Ati se ko utekereza ko atabikora rwose mwana wanjye. Nuko Liyanse yase ko yereka se video ndetse amwereka video umugore ashaka kuba yafata umwana we ku ngufu ndetse yamuhakaniye. Nuko papa John yase katungurwa ndetse biramubabaza cyane bahita ko birukana wa mugore mu rugo rwabo. Inkuru yacu y'urukundo nahangahe irangiriye. Nkwibutsa gukora subscribe wowe utarayikora, ndabakunda cyane.